nyungu iba mu guhemuka wenda hari wenda nk'indonke nazo zitaramba ariko ugasanga umuntu ari mu service undi kashe aragira gute n'ukuri muyobozi ishyire mu mwanya w'umuyoboro uwo mwanya wicayemo ntabwo ari iyo ntebe bashaka ntabwo ari wowe bashaka ahubwo barashaka za nshingano wahawe. Ikaze cyane inshuti bakunze ibi biganiro mushyikirizwa hano kuri Hanye Space, mukaba muri kumwe nanjye Uwera Agnes, ariko nkuko bisanzwe hagomba ndi jyenyine, mba ndi kumwe n'abatumirwa batandukanye. Uyu munsi nkaba nishimye cyane ko umutumirwa turi kumwe n'umutumirwa navuga ngo ubu twabaye abafatanyabikorwa. Dufite inyota dushishikazwa no kubagezaho ibiganiro bigamije guhindura ubuzima n'imibereho y'urubyiruko. Nawe mubyeyi cyangwa umupapa udukurikira, ikaze cyane inshuti Josue. Ndumva nakongera kugusaba ngo kwa kundi ujya utangira wibwira abadukurikira, ubasuhuze kandi unabararike. Ndi umushabizi washizwe nk'umushumba w'urugamba, ndi icyamamare cy'umusore, ndi cyamukotanye igikuba cyacika nkibasira umwimirizi, ndi umukiza w'intore, ndi mukinzi w'indohanda bikindendeka nkagigongo zo kubwira ingoma ibigwe, ndi icyatwa sindi icyangwe, ndi umuhungu sindi igihambira myane, ndi umunsi mvuka navutse neza mvuka heza bingwa neza, abeza baturasa neza nta wakigereza, nkagira inyamibwa rudasumbwa ari bo babyeyi bambyaye, ni nanjye shimirwa ibyiza mubyeyi basumba, impanuro wampaye n'impano zampaye bikwiye kurata. Nikagamba Josue, nkaba umuhungu wahoze iby'isi nkasingira iby'ijuru. Ndabakunda cyane, nabishimiye kwa mwongeye bukantumira. Urakoze cyane Josue, rwose ndabikunda iyo utangiye muri ubwo buryo. Nkaba nishimiye kumenyesha abadukurikira ko uyu munsi tubazaniye ikiganiro kiri mu murongo w'imitangire ya serivisi. Kagambage rero akaba yariteguye kugira ibyo atuganiriza muri rusange, kugira ngo wowe udukurikira muyobozi, wowe udukurikira usaba serivisi ahantu hatandukanye, tubigendanemo neza. Kagambage, ubu ni ukuvuga ngo uri umuyobozi w'ikigo runaka kinini cyangwa cyoroheje, ariko uri umuyobozi. Ni ibiki abayobozi dukwiriye kwitaho mu rwego rwo kugira ngo hanze aha ngaha hari abo njya numva bavuga ngo uriya muyobozi arigagaza, uriya muyobozi ntiyumva cyangwa ntiyumvira abo ayobora, nta nubwo aha ibisubizo abamugana. Ese nk'umuyobozi ni ibiki dukwiriye kwitaho? Urakoze. Ikintu cya mbere mu ijambo rimwe numva dukwiye kwitaho ni ukwishyira mu mwanya w'abandi. Kubera ko wishyize mu mwanya w'abandi ntabwo ushobora kubika dokima y'umuntu amezi 3 waranze guteraho kashe gusa iri munsi y'akabati ngo ajye kubona akazi. Warabashije kwishyira mu mwanya w'abandi, wakamenye ko wa muntu uri kwima kiriya cyemezo agira ngo ajye gutunga umuryango, akazi kakaba katabuze, ahubwo serivisi uri gutanga. Noneho ugasanga buri agahinda karimo, ukima umuntu serivisi cyangwa ugakirinsa umuntu serivisi cyangwa ugakina mu mahirwe y'umuntu, nta nyungu bifitemo. Uruzi guhemuka nta n'inyungu. Ntago vuze ngo abahemuka afite nta nyungu iba mu guhemuka. Wenda hari wenda nk'indonke nazo zitaramba ariko ugasanga umuntu ari mu service undi kashe aragira gute n'ukuri muyobozi ishyire mu mwanya w'umuyoboro. Kandi wibuke ko nta gahora gahanze aho wicaye siho wavukiye, hari abahahoze, uretse n'ibyo ngibyo hari n'abazahahora. Ibyo bikagusunikira bikagusunikira kwitwara nkaho hari akazi wakavanamo umugisha, ariko nutitwara nabi kakubera umuvumo. Hari umukecuru hari urira hariya wirwa mu ku nzego z'ibanze, wiga hehe mu gihugu hose, ugasanga umuntu ikibazo umwami ntiyica, hica rubanda. Kuvuga ngo wowe abandi bashyizeho kwizo service mugomba kuzitanga neza, mukwiye kugira uko muzitanga, ariko ugasanga wowe
urikakaza uri intare wagira ngo uyoboye si ikigo gikomeye giteye ubwoba ni ikihe urumva ugasanga rwose uyoboza inkoni y'icyuma ukagira ngo ni nk'akarima baguhaye ikigo baguhaye akagari baguhaye inshingano ukagira ngo nyine niweho komanda mukuru niwe ukabona amasariti baguterera izo serivisi udatanga rimwe ugasanga ni serivisi ishingiye ku gitsina nazo gutanga serivisi kwawe ikizamini cy'akazi bakagikorera ku gitanda rimwe na rimwe bakangaza ndabeshya se igisigaye byarateye ugasanga rero umuyobozi ni kuri buriya bajya bavuga ngo urwo butega abandi barugwamo cyangwa ntibarugwemo wowe ntabwo uzarusimbuka buri kibi utega abantu bakigwamo cyangwa ntibakigwemo wowe ntabwo wagisimbuka buriya niyo mpamvu iyo uhemutse iyo ugize neza hagati mu rugendo rw'ubuzima birakugarukira ariko nanone iyo uhemutse rimwe mu ikorosi ry'ubuzima ya nabi wagiriye abandi nawe hari ahantu muzahurira igufate kujwigiriza ubashe kumva bityo rero yakujwigiriza inabi wagiriye abandi ninde muntu uzi ko ikibi kiramba isi ntirya ruswa wijya ku ngororano zo mu ijuru mwisi icyo ubibye nicyo usarura nk'uko none watera imbuto se ugasarura ibitovu ariko ikibazo hari abantu bahinga ibitovu ugasanga nanone biteguye ko bazeza ibyiza gutese niyo mpamvu uzasanga muri iki gihe abantu bose siga bumva umuntu ajya kwiba Mana umfashe uzi ko n'abanyabyaha basenga ati Mana umfashe nibe ntibamfate ariko ijambo ry'Imana rikitegereza ngo muzabamenyera ku mbuto zabo twavugaga muyobozi tanga serivisi nziza yego umenye ko nta muyobozi urindwa hari inshingano yaragijwe ariko uzi ko ari byo wisunyibutsa akantu Josue hari ukuvuga ngo hari umuntu wigeze atuganiriza aravuga ngo uwo mwanya urimo abantu burya ntago baza bashaka wowe nkawe wowe muyobozi ndavuga wowe muyobozi dukurikira wowe muyobozi utanga serivisi wenda harimo kwigagaza cyangwa harimo kumva ko wabyica utabyica byose ari kimwe yaravuze ati uwo mwanya wicayemo ntabwo ari iyo ntebe bashaka ntabwo ari wowe bashaka ahubwo barashaka za nshingano wahawe ko uzibaha kandi no kwibuka ngo nyuma yawe mu gutekereza ngo uri mwiza mu gutanga serivisi cyangwa uri mwiza mu kuyobora mu kinyarwanda avuga ngo nyuma y'umwiza habundi ni ukuvuga ngo nyuma yawe yo gutanga serivisi nziza cyangwa mbi hari undi wazitanga kandi wenda akazitanga neza rero birakwiye ko umuntu izo nshingano yahawe muri iyo ntebe yicayemo n'igihagararo cye azitanga neza gira neza wigendere ineza uzayisanga wenda ntanagucemira amahari ukuntu ikintu nakubwira wowe wanga ko bakuvuga ibintu bibi wanga amagambo wanga ko bakuvugaho reka nkubaze udashaka ko bikuvugwaho ibyo biroroshye wibikora uhigira iki abakuvuga kandi akazi kawe karabaye kubikora kuki wanga ko bikuvugwaho kandi atari ishyano wakoze uri mubi ni ukuvuga ngo ariko uzi ko ari byo koko hariho nk'umuyobozi umara umwanya mwinshi mu wenda no kunyuranyura mu bo ayoboye kugira ngo yumve ese bamvuze iki mbega ibyo bikaba ari byo mu masaha 8 cyangwa 6 y'akazi amasaha 4 akayamara ari muri research yo kumenya ngo ninde wamvuze nabi mu mwanya wo gukora akazi kora akazi ugakore neza mu minsi ishize muri customer service week hari ikintu cyo kuvuga ngo going over and beyond ni ukuvuga ngo tanga service neza kandi urenzeho njya nkunda kubwira abantu ngo gukora akazi neza nk'umuyobozi ni ugukora inshingano zawe ariko ukanarenzaho urega bavuga ko koko ntawe ushimwa na bose nibyo pe ariko nakubwiye ijambo rimwe niba udashaka ko bikuvugwaho ntubikore ntuhiga abakuvuga kuko akazi kawe kabaye kubikora kuko bavuga ibyo wakoze niba rero wanga ko bikuvugwaho warabikoze ni ukuri n'ubusanzwe uri mubi yego koko ntawe ushimwa na bose yego koko wenda abantu bashaka kutakumva kimwe kuko abantu tugiye imitekerereze itandukanye ariko icyo nakubwira aho kiguhumuriza nakubwira ngo igiti kirimo imbuto nicyo giterwa amabuye
kugira ngo imbuto zimanuke kugira ngo zimanuke ureba ngo nasa abantu batera igiti kitari imbuto kabisa kera imyembe amapapayi aho ngaho ni hano vango nta muntu ushimwa na bose nta muntu utanengwa nta muntu utanengwa ariko nanone niba we ku giti cyawe ufite ibiganza byera akakazi wabereye imigisha benshi iyo umuyobozi ureba ahubwo ukabona uretse no kuba umuyobozi ahubwo yabaye inshuti y'abayobora ahubwo ukabona akazi kari kugenda neza ariko nanone ugasanga undi ni intare ni boss cyane babita ngo cyarya chef kinini rwose bamuhimba amazina niba baguhimba izina reba uruhare rwawe ubuzima ni 80% by'ibitu 20% by'ibitubaho na 20% y'uburyo tubyitwaramo biba byiza rero iyo wowe ku giti cyawe wumva ko wera ufite roho ikeye ufite umutima ukeye ufite ibiganza byera ku buryo nta muntu ushobora kukurega ku Mana buranga amarira urana bari abantu baba bayobora umuyobozi buriya ngo Imana amarira y'imfubyi yumva ko n'amarira y'abapfakazi n'amarira y'abababaye uzi umuntu gutamarira akakurega ku Mana kubera ukuntu wamuhemukiye icyo gihe rero niba uzi ko ari umuntu ukurega ku Mana bitinde bitebuke urwo wacukuriye abandi ntago zarurenga ni ukuri rwose aho ngaho tuba dushaka kugaragaza umuyobozi ni ukuri tanga serivisi nziza nuko nta gihombo na gito ahubwo uretse kwifurizwa imigisha n'abantu kandi wenda ari ne mu kazo hembera ariko wowe urimo urashaka igitinyo ari igitinyiro n'igikundiro kiza n'ikiye biterwa okay byaterwa ariko nanone iyo uzanye ukigira intare cyane iyo kubise isembwa cyane ukayimara ubwo birakurya iyo uhahamuye umuntu cyane bigira ahubwo ibyo kukubaho no kugutinya bikavaho kandi umuntu urwana nk'umwiyahuzi iyo uhemukiye abantu bahora barota kwihurira babigeraho cyangwa se ntibabigeraho ukazajya bareba bagusesekera kubera ko abahemukiye ariko nanone akaba ari nk'ibirura byambaye uruhu rw'intama kuko nubwo babigeraho cyangwa ntibabigeraho ariko barota kwihorera ubuzima bwabo bwose niyo mpamvu bisaba ngo ujye utwara ibintu neza ugerageza utange serivisi nziza cyane ko wenda unazihembera uretse n'icyo uzunguka n'abantu erega abantu niyo maboko niyo nakubwiye rero ugasanga abayobozi w'ikigo runaka nawe ngo umwami ntiyica hica rubanda ugasanga umuntu wo hejuru wenda we ibintu yabihaye umurongo mwiza bigenderwaho ariko abandi ugasanga rwose reka sinakubwira yigize intare ngo habayeho ntago nibuka umwaka ngo umugabo bita Kamegeri ujya wumva ahantu bita ku rwa Kamegeri ni hano ni Muhanga ni Ruhango ntago nibuka neza ku rutare rwa Kamegeri ngo noneho uwo mugabo ngo umwami yari afite abakobwa abarerwa iyo bavuze buriya umurerwa izina umurerwa abarerwa babaga ari abakobwa bazakurira ibwami kujya mu mwama zabahitoranyemo umugore noneho ngo sinzi kuntu yatembereye kurambagira gutembera ku mwami yarambagiye abona abakobwa beza ahita ashaka nyine ahantu barererwa abarerwa no muri abo barerwa barindwaga n'abagabo b'inkoni noneho hakabamo umugabo w'inkoni bafashe ariko utari inkoni aza gutera inda umwe muri babarerwa ateye inda umwe muri babarerwa baragira umwami n'ubundi abantu babyiga bakati se ni cye gihano akwiye umugabo baramufata bati rero ntago twahana uyu ababarerwa ahubwo habaye ikosa ry'umuntu wagiyemo watoranye wabahaye akazi yatoranije nabi none wa mugabo rero wafashe wa umurerwa twibutke ko ari abakobwa barerwaga kugira ngo bazavemo abagore b'umwami umwami azatoranyemo umugore none harangije umugabo umubita Kamegeri aravuga ati rero ngiyewe afata umwanzuro aravuga ati umuntu wakoze ikintu nk'icyo cyo gufata umurerwa ni ugucanira urutare no bakamufata bakamushyiraho noneho rero umwami araza abonye aravuga ati se yitegereza niho hava umwami ngo ntiyica hica rubanda yitegereza ubugome buri muri uwo mugabo areba ubutindi bumurimo aravuga ati uru rutare mwari gushyira uriya muntu wafashe uriya murerwa murushyiraho Kamegeri kuko nta umugome nk'uyu ntabwo akwiye kuba mu gihugu cyanjye nyine niho havuye ngo uyu mwami ntiyica hica rubanda umuyobozi ntuzabere rubanda ku bintu byahawe umurongo mwiza ntuzabere rubanda urakoze cyane hari ikindi kintu nakongeraho burya iyo uri umuyobozi
ugakora inshingano zawe ntacyo bitwaye. Ikindi kandi burya kuba umuyobozi ntiwigagaze ntago bigukuraho kuba uri umuyobozi, kuko hari ukuntu abantu wenda abayobozi bamwe bibeshya ngo nimba umuyobozi ntigagaza cyane nkagaragaza ko mfite imbaraga, bwa buyobozi bwanjye buraza mbese buragabanuka. Ntabwo ari cyo bivuze, ahubwo buriya hari umuntu w'umuyobozi agakorana n'abayoboye akazi kakagenda neza. Tujye twibuka ko uri umuyobozi uyu munsi, ariko uwo mwanya urimo ejo uzaba urimo undi muntu, sibyo? Bivuze ngo iki rero? Kubera yuko uwo mwanya urimo, kandi aha turavuga abayobozi b'ingeri zose, abayobozi bo mu bigo bya leta, abayobozi bo mu bigo prive, yewe ndetse nawe mucuruzi uyoboye ikigo cyawe, ugomba kumva ko iyo business buryo uyikoze nabi cyangwa ugatanga serivisi nabi bishobora kukuviramo kubura abakiriya. Ubwo wabaye umuyobozi mubi kuko wigagaje, wanze guca bugufi ngo bigendane nabo uyoboye. Ubwo abo uyoboye ndimo gushiramo hano n'abakiriya, kuko hari igihe abakiriya baza batugana tukigagaza nyine, ugahita wumva ko iyi business koko wayitangiye rero nta mukiriya wakugira inama, nta wakuvugiramo. Nabyo ntago ari byo. Ugomba kuba uri wa muyobozi wemera kugendana nabo uyoboye, kuko uwo mwanya uwukinishije, uwifashemo nabi bishobora kurangira urundutse. Aho ngaho rega gutanga keya, gutanga nyine kutigaga. Iyo utigagaje, reka nkwereke, nagiye ahantu ejo bundi muri hoteli, ntashatse wenda kuvuga izina, ntabwo baraduhago tubamamariza. Noneho ugira gutya nk'ivide rikagucika. Twari muri bootcamp ahantu twamaze nk'icyumweru, ivide ryagucika cyangwa se wenda wakibeshya ukamukandagira akaba yagusaba imbabazi, nukuruvayo wabakunze. Buriya rero igituma, niyo mpamvu wenda ntatandukiriye ukunguko gutanga serivisi nziza. Umuntu wese kwisi akenera kwitabwaho, umuntu wese akenera urugwiro, kwakirana urugwiro abakugana. Icyo gihe watanze izo serivisi, mubwije ukuri, uretse no kuba uri umuyobozi unahembwa, ufite imitima y'abantu, ufite igikundiro. Ariko rwose nararebye mbona abo bantu, mana akabaze we, mbona abantu barambagiza babaheye. Uzagarukayo rero hariya batanga serivisi, wenda niho hazaturuka kwa nyoko bukwe. Ariko aho ikintu nashakaga kuvuga rero ku bayobozi, buriya no mu rugo n'umuyobozi aba ari umuyobozi w'urugo cyangwa umugore ari umuyobozi w'urugo, ugasanga umudamu yikakaje, yasekaga n'abana wenda kuko ari akabazo runaka batumvikana n'umugore, cyangwa se umugabo yikakaje, yahagera agahita yibyimbye, iryinyo ukarishyira ku rundi, kandi umunezero w'umugabo yakabaye n'umutuzo uboneka ku mugore. Ugasanga rero niba se umuntu ahinguka kuri gate ukibyimbya ataragera mu rugo, kandi bisi burya hari abaseka ataranahinguka kuko batekereza ko agiye gucaho. Niyo mpamvu mvuga ngo abantu batwaye abandi abagabo. Yewe nkurikiye, ugasanga noneho wowe agera mu rugo wigize intare, ariko disi hari abaseka bataranahinguka. Ugasanga wenda bariya bantu, kuko umuntu abazi icyo ashaka, gutubana n'umuntu utabamwitaho nyine, kwitabwaho. Iyo uri umuyobozi kwita ku bantu, dewe no kububatse, ugasanga urukundo rukagwira, biba ari byiza. Yego, urakoze cyane Kagambage. Hari ikindi kintu wenda twakongera aho ngaho. Burya iyo uri umuyobozi ugatanga serivisi nziza, uba imbarutso yo kugira ngo n'abakozi bawe, ndavuga abakozi uyoboye, bakore neza, kandi ibyo bikagira ingaruka kuri business muri rusange, kuri sosiyete cyangwa umuryango uyoboye. Iyo uberetse, reka mbyite kwera imbuto, iyo wereye abo uyoboye imbuto n'abakiriya, iyo ubereye imbuto, bigaragara n'ubundi muri resulta z'ikigo za sosiyete muri rusange. Njyewe aha ngaha mbonereho n'umwanya wo gushimira rwose, hari ibigo nk'aha mu gihugu bitanga serivisi nziza pe, mu ngeri izo arizo zose. Ugasanga abakiriya barakirwa neza, niba hari serivisi bataguhaye bakihutira kuguhamagara. Ariko kandi tunanenga nyine ibigo biyobowe n'abantu bagifita ako kantu ko kwigagaza, ariko tubasaba ngo
twebwe hano kuri Hani Space ni ukuganira hanyuma tukareka buri wese akisuzuma hanyuma akarushaho kunoza uburyo yakoraga. Ariko rero aho twavugaga ku bayobozi kandi tuzi neza yuko burya abayobozi baba bafite abo bayobora. Abayoborwa bo bakwiriye kwifata gute? Abayoborwa icyo nababwira buriya reka nkubwire bajya dushishikariza kwikorera, ariko iyo uhangitse boss nawe ntabwo ushobora kwikorera neza. Iyo uhangika boss nawe ubwawe ntabwo ushobora kwikorera neza, bigatuma niba iyo uhangitse boss nawe udashobora kwikorera neza, biragusaba kuba wakunda ibyo ukora. Waje mu kazi ntawe uguhamagara, ariko ugeramo niba ari ukwibagirwa, niba ari iki ngiye bijya bincubira, umuntu yagera ukabona rwose yagafashe kabaye, ugasanga wa mugani icyo ushaka bimeze nkaho uri gushaka amafaranga kuruta ibyo uri gukora. Ugasanga rero aho ngaho niba uyikorera abandi nabi nawe utakikorera neza, nawe icyo ukora keshi bari abantu mu miterere yabo keshi usanga ari indashima. Usanga ari indashima. Icyo abonye nawe ku giti cye burya ntabwo akinyurwa. None ugasanga aho gahora. Bose gutya batuhemba nabi, batugize gute. Hari ubwo ari igifungo wakati agashyira imbere umushahara. Wasezeye niba amafaranga atakunyuze. Reka iyo umuntu akubeshya akaguheba umubeshya kumukorera. Icyo gihe rero nandi usanga ubukene bwa mbere buba mu mutwe. Victim uhabonera uhabonekera ni wa muntu uhabwa serivisi zaho ngaho. Ugasanga n'umukozi ariko representation y'ikigo ibaye mbi. Kandi mu by'ukuri wera n'igitekerezo nta kigeza kuyagize umuntu yadepoje. Bamubwira n'umushahara azahemba kandi banamubwiye igihe runaka azongerezwa, ariko ugasanga wahora yishyuza gutya na gutya yerere ugasanga kongezwa ukajya n'imyigaragambyo ibaye ese urashaka iki? Kandi abantu koko akazi kuki se ari we uri aho ngaho ushobora gusanga bikubereye ibindi icyo gihe buriya hari uburyo utigishwa n'ibisubizo kwigishwa n'ibibazo bibaho, ugasanga umuntu rwose umugisha ntiwamwigisha, ariko ugasanga ibibazo nibyo bimwigisha. Niyo mpamvu usanga keshi hari abantu wenda ku bijyanye n'igikristo ugasanga umuntu aho gucumuzwa n'ibibazo anyuramo acumuzwa n'ibisubizo. Yabona ibisubizo akirara, yabona akazi akirara ukumva ko yagize gute. No kuri tugerageze abayoborwa, tugerageze twitware neza, tugerageze tugume mu nshingano z'ibyo turimo, sibyo ugaragare mu ishusho y'icyo uri cyo nyacyo cyayuburiwe nyawe, kugira ngo ahubwo utekereze ni iyihe ngabire, ni irihe shema uwondi we yantera, naterwa ishema n'uwondi we. Ariko ugasanga nyine habaho kwakujijisha, ugakorera ku jisho. Iyo ukorera ku jisho ntabwo ari uri bose uri guhemukira, wari hariya uri guhemukira abasaba izo serivisi. Niba bikunaniye taha, ariko nanone barahemuka, biba ari bibi cyane. Niyo numva twabagira ko iyo udakoreye abandi neza nawe ntabwo wakikorera neza. Urakoze rero, navuga ngo n'abadukurikira, ndavuga wowe umukozi ku rwego urwuriho urwo ari rwo rwose. Kagambage yavuze ati niba uri umukozi waraje mu kazi hari inshingano wahawe zikore. Wiba wa mukozi uza mu kazi kera hari umuntu twakoranye arashererwa, ariko amaze kubibona ko yakerewe afata isaha arayituruna kugira ngo ize kugaragaza ko aze kubitanga nka excuse ko isaha mbese bimuvuyeho we bigiye ku isaha. Wiba mwene uwo mukozi wo gushaka mu by'ukuri ubusobanuro butanajyanye n'akazi, icyo ni kibi. Niba uhawe akazi gakore, niba uje mu kazi ubu noneho hasigaye harateye YouTube, hari Facebook, hari X, hari TikTok, hari n'ibindi byinshi mwese muzi. Hari wowe umukozi uza ku kazi, niba uri nk'umukozi wenda ukora amaraporo, ugasanga mu by'ukuri mu masaha 8 ufasha amasaha 4 yose uri kuri izo channels urimo gukurikira ibyabaye ku isi, ibyabaye muri societe hose. Ntago tubyanze, nta nicyo bitwaye, ariko burya na Bibiliya itwibutsa ko buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Niba uje mu kazi banza akazi ugakore,
wuzuze inshingano zawe. Hari akantu mperutse gusoma kavuga ngo 3-3-3, ni ukuvuga ngo nateguye gukora ibintu 3 nabikoze mu buryo ubwo ari bwo bwose. Niba wapanze gahunda yawe y'umunsi yikore, hanyuma nimugoroba uze no kujya no kuri za mbuga kugira ngo ukurikire ibyabaye ku isi mu buryo butandukanye. Ikindi wowe nk'umukozi wigerageza gukwirakwiza ibitakunyuze mu bandi. Nandi usanga urumva izo mbuga cyase akajya gute ugasaga baye imbata y'ikoranabuhanga, ariko mu by'ukuri ibyo areba nta nubwo ari kuvuga ko binubaka, ahubwo ugasanga hahari twavanga ugasanga atinze gushyira kashe aho yagombaga kujya, wa muntu baramukerenje ahantu gutakwambuye aragukereza. Ibyo ugasanga bigize ikibazo ku bantu rusange kandi bakarenganiramo. Hari ikintu gisigaye kintangaza. Hari ahantu nzi mu kigo runaka ajya mu nama kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu. Iyo atari mu nama wenda haba undi muntu uje kumureba akamubeshya ngo yagiye kuri tele, kandi abo bo kuri tele nibo baje kumurebera hahandi akorera. None wase kwibaza, iyo atagiye mu nama bagiye kuri tele, kandi abo bo kuri tele nibo baje kumureba hahandi banamubuze. Ariko ugasanga ni ukuri hari ikintu ikibazo uzagiye kuri cyane wenda ni mu nzego runaka uzabyumva, ariko ugasanga ahora mu nama, yagiye mu nama none nko hantu yaba mu byaroho usanga rwose umuyobozi kuva kuwa mbere ngo yagiye mu nama. Kibaza isi zo nama ubundi nizabande, ukibaza ibyo bintu abantu benshi turabibona. So turabasaba rero abakozi ko namwe mugerageza gukora akazi kugashira mu bikorwa nkuko mba mwagahawe, kandi tunibuka ngo burya igihembo nyamukuru nibyo koko nk'abantu tuba dushaka umushahara, sibyo? Ariko je nemera ko umushahara ubundi uza ku mwanya wa kabiri, mbere na mbere inshingano, hanyuma umushahara. Ubwo rero turimo tugana ku musozo w'iki kiganiro. Ndifuza ko wenda umutumirwa wacu Kagambage wagira ibintu wenda nka 2 cyangwa 3 wabwira abadukurikira, ariko tunabararika ngo turacyafite byinshi byo kubaganiriza mu bijyanye n'imitangire ya serivisi, kuko muri iki gihe mu by'ukuri turi kuri gahunda yo kugira ngo ibyo dukora byose bibe biri ku murongo ufasha abantu kutarakara, kutagubwa nabi. Kuko wenda njya no gusoza hari akantu urutse kumbaho, njya ahantu nkeneye serivisi ndatonda hashira nk'igihe cy'isaha, hanyuma uwari ushinzwe kutwinjiza aho ngaho muri serivisi imwe ntari buvuge hano, araza aratureba, twari abantu benshi, aratureba aravuga ngo ubu rero uyu munsi dufunga saa 9, mwebwe mwese muri ku murongo mwitegure ko saa 9 nizigera muza gutaha. Uza bese isaha nizigera tutari twabaha serivisi aze gutaha. Nakubaza wowe ushinzwe gutanga serivisi ko watubonaga tuhagera guhera saa 6 bikaba bigeze saa 8 n'igice, kuki utatubwiye hakiri kare? Cyo ni kimwe. Icya kabiri, nta n'icyapa kiri ku muryango waho mutangira serivisi kivuga ngo gutonda umurongo waha ngaha ni imbere y'izi saha. Icya gatatu, niba ubona hagati yo gusoza akazi n'icyo gihe uje gutangiraho amakuru, gerageza ubwire abo bantu bose bari ku murongo binjire, ubahe aho bicara, hanyuma ufunge kugira ngo bihe amakuru babandi bari buze nyuma yuko mwashoje, kuko abarimwe imbere barahagije kuba mwabaha serivisi kugeza za saha. Cyangwa se hakaba hari n'ikintu cyo kuvuga ngo nubwo saa 9 zigeze ariko bano bantu nababonye guhera saa 6, reka nsunikeho iminota 30 ariko nabo batahe babonye serivisi. Kuko niba umuntu yahageze saa 6 cyangwa akahagera saa 5, bivuze ngo ahagaze ku murongo kumara amasaha 3, erega icyo ashaka agiye gutaha nta serivisi abonye, nejo azagaruke, kandi birashoboka ko nejo azagaruka ya serivisi ntayibone. Ubwo si iterambere ryaba riri hehe rata? Ikiriho turi gutunga urutoki abantu nk'abo
aho umuntu aza gufata serivisi saa 3 akayibona saa 9. Ese ni abakozi bake cyane imyumvire mike umuntu utanga serivisi? Gerageza kwishyira mu mwanya w'umuntu uri gusaba icyo cyemezo. Hari umuntu areba gukerezaho ugahomba. Uzi ko umuntu ushaka kumwima icyemezo, ushaka kumwima serivisi runaka ariyo yaratezeho amakiriro kandi uyihemberwa. Ngo wishyire mu mwanya uri gukora. Ikora nk'uwikorera. Wikorera ku jisho. Saa 9 turakinze. Gute se mukinga kandi niba ari n'uburyo bw'ikoranabuhanga murebe niba hari uburyo umuntu ashaka kweza serivisi. Ariko nanone guhera ku wa mbere serivisi, kwa gatatu serivisi, kwa gatanu umuntu yiruka kuri serivisi imwe yabuze. Icyo gihe no kuri dore igisubizo rero kizava aho ngaho. Niba mukorera urwego rw'ikigo kiri kugaragara nabi, niba mwikorera murahombye. Ariko n'ubundi kuko nta bintu bitamenyekana, wabeshya abantu bose ariko ntabwo wababeshya igihe cyose. Bikaba ari cyo gituma hari n'ubwo wenda babikurana n'ubujiji. Kiye nabyita ubujiji kuko wenda ntabwo ari ubugome ko bari abantu batanga serivisi ntabwo babanga bareba baba bari imbere. Giye no kubabwira ngo mutahe muzagaruke ejo, hari ubwo batari n'ubugome kuko aba yarananijwe. Ariko yananijwe n'ibyo adahemberwa, yananijwe n'ibidafite umumaro cyane iyo bya biwufitiye inyungu ze bwite, ntabwo biwufitiye abamuhagaze imbere. Guta umuntu yasize abana ntabwo yigeze batekera ngo bave ku ishuri, yataye akazi, yasabye uruhushya ngo baramuhoroboye, yagiye mu bindi bintu kugira ngo azasabe serivisi aho ngaho mutanga. Ariko wowe urayimwimye. Ikibazo rero kiraho, muzasebye urwego mukorera cyangwa se musebye ikigo mukorera cyangwa se mukindi imiryango. Ariko ishyire mu mwanya w'undi muntu. Niba ushyira mu undi muntu uramenya ko uriya muntu nawe ntabwo ari inkora busa, ntabwo ari impfa busa kuba ari aho ngaho. Kandi ikindi ntabwo ari ukuvuga ko ari wowe nimero ya nyuma yo guhabwa utangiye serivisi. Niyo umuntu akugana buriya niba ukora igikorwa nyirizina kerure kandi burya ni aho yawirya dukera igikirundo. Niba utanga serivisi nziza zitanga, niba unaziritse sezera akazi kuko urimo urashaka nabanzi baba bikigo baba nabawe. Uriya muntu uzi ko hari umuntu ugera mu kigo kujya wabaye n'ikigirwamana ugasanga umuntu wese aramwirahira. Ese wamamaye muki? Wamamaye muki? Wamamaye mu serivisi mbi cyangwa nziza? Wamamaye mu beza, wamamaye mu babi. Icyo gihe rero tugaruke tekereza, hari umuntu undega ku Mana cyasuyurira amarira avuga atari kuko ubu nzabona iriya serivisi ryayo se kuziryame mu nama kwa mbere, mu nama kwa kabiri, mu nama kwa gatatu. Ikeneye ikiruhuko uragenda ukaruhuka mu rugo ugasaba uruhushya umukoresha wawe. Ariko iyo uhemutse ukikakaza, icyo gihe no kuri uburi si kibazo cyo uri kurindimura beshi, uri guhemukira beshi, uri kugusha beshi mu bibazo kandi witwa ko ari wowe ushinzwe kubikemura. Icyo gihe ni ikibazo. Arakoze cyane Josue. Nukuri ni byiza ko tuganira kuri ibi bintu nk'abanyarwanda, ni byiza ko tuganira kuri ibi bintu nk'abatanga serivisi, ni byiza ko tubiganiraho nk'abakira serivisi. Ni byiza ko tubiganiraho kuko icyo twifuza nuko umuntu najya ahantu gufata serivisi atahava arwaye umutwe. Kandi burya mu gutanga serivisi y'umuntu yaje agahabwa serivisi mbi hari igihe asiga natonganye. Ni ukuvuga ngo nawe wayitangaga uraza gutandukana na wa mukiriya warwaye umutwe cyangwa warwaye mu nda. Ni ukugerageza kwirinda ibyo bintu rero. Rega niyo yayibonye neza usanga naranabirahira, yagubwa neza, yaranabirahira abakiriya bagakomeza. Mu gutanga serivisi nziza urakoze. Mu gutanga serivisi nziza harimo no kwamamaza. Ni ukuvuga ngo iyo umukozi cyangwa umukoresha yatanze serivisi nziza, ni uburyo bwiza butarimo gushyiraho ikindi kiguzi cyo kwamamaza. Kuko kwamamaza bigira ikiguzi. Ariko iyo utanze serivisi nziza uba wamamaje ntacyo utanze, wa mukiriya akazajya kukuvuga no ku wundi no ku wundi no ku wundi, bityo abakiriya bawe bakiyongera. Wowe muyobozi, wowe mukozi ufashe shobuja cyangwa nyokobuja kutarwara umutwe, kutamutesha umutwe kugira ngo nawe ageza mu kazi kuganira nawe yaba iyo nama yumva guwe neza, mwumve mukora nka team. Kera nkitangira kaminuza hari ikibazo batubwiye ngo discuss umuntu nyamuntu nenge mu bandi. Ni ukuvuga ngo umuntu nyamuntu ni kumariya abandi. Yego. Ariko rero ubyarwa n'abandi.
ukigisha ukarerwa n'abandi, ukigishwa n'abandi, ugahabwa akazi n'abandi, ukarwazwa n'abandi, wapfa ugashyingurwa n'abandi. Nutita ku bantu uzita kuki? Nutita ku bandi ninde uzakwitaho? Si nk'ibyo byose se, wabyawe n'abandi, urirwa n'abandi, wigishwa n'abandi, uhabwa akazi n'abandi, uzashyingurwa n'abandi. Ariko icyo gihe rero bigaragara ko tubereyeho icyo tumariye abandi. Kumenya agaciro k'icyo umariye abandi, aho uri mu nshingano zose waba ufite. Gerageza uburyo ki uba ibyishimo ku bandi, gerageza uburyo ki uba umusaruro ku bandi, gerageza uburyo ki wakira abakuganura. Hari umuntu usanga yibyimbije, ugasanga rwose ukabese umuntu twatonganye, kandi abandi aribo bazakugira umumaro wawe. Icyo gihe rero iyo watangiye guhemuka biba ari bibi cyane. Hari agatekerezo nabonye ejo bundi ngo umugabo ngo yangaga gukaraba. Noneho yakanga gukaraba, araza abwira umudamu ati sheri ndashaka ko umpa nkajya kugura icupa. Ati nk'ibihumbi 2 njye kugura icupa. Arangije icupa ryo gukaraba ryo kunywa. Umudamu arangije amubwira ati mbere yo kujya nk'ibyo amafaranga yo kujya kugura icupa, bantu dukuremo isomo. Aramubwira ati iryo cupa mbere yo kugira ngo ndigushye rya 2 banza ujye muri dushe. Umugabo ahita agenda, ageze muri dushe agira ubwoba, yanga gukaraba kuko arasanzwe atoga, ahita ashaka uburyo yisiga, aragaruka. Angije amubwira ati mve gukaraba. Noneho abana abwira umudamu ati mve gukaraba. Abana ngo basekera rimwe, ati se, ati papa wigeze ukaraba kandi 2 yo kugura icupa rya washakaga yari munsi y'isabune? Mana yanjye. Urumva? Yego. Noneho rero ati burya 2 washakaga ari munsi y'isabune ari gukarabya. Ikibazo rero abantu tutamenya, wenda tutavuze wenda no kuri abatara service muri rusange, no ku muntu w'umukristo cyangwa n'iki, cyane ko natwe tusenga, buriya ibyiza bya biri munsi y'isabune. Banza ukaraba gusa, era ku mutima byonyine, era ku mutima. Urumva? Kuko ibyiza byawe ibyo ukeneye byose biri munsi y'isabune. Wakarabye gato ukareba, wakarabye gato ukareba. Aho ngaho hari umuntu bita Namani w'umubembe. Elisa yarasohotse, nubwo yaje ngo anamugire, yamutumyeho yari ari mu nzu, yari bize. Elisa muri Bibiliya murabyibuka, aramubwira ati, yamutumye aramubwira ati umubwire wagende yiyuhagire mu ruzi 7. Namani atari ko se muri Isirayeli nta nzuzi zabagamo? Inzuzi zo muri Isirayeli ziruta iziwacu amazi meza. Abagaragu baramubwira ati databuje yagusaba igikomeye wakagikoze kuko yari umubembe, ariko icyo gusabye gerageza ugikore. Yamubwiye ngo genda wibire mu ruzi 7. Ntabwo ari 5. Iyo yibira 5 ntabwo ari bukire, iyo yibira 3 ntiyari bukire, iyo yibira 3 ntiyari bukire. Yamubwiye 7. Ibyo ni ibitekerezo bibiri nkwaye. Hari icyo muri Bibiliya, hari nicyo nakubwiye cyo kuvuga ko abana bavuze ngo papa ngo burya ngo ibyo ukeneye byari munsi y'isabune. So gukaraba tubona na Bible y'umuntu ibohereje ati genda ujye mu ruzi wibiremo 7. Nkubwije ukuri, keshi iyo ufite roho ikeye, roho ikeye, no kuri ibintu biragusanga. Ariko nanone imivumo yabari abantu bagusabira wo kabyara we, bari abantu bima service na iragukurikirana, sibyo? Ikibi ni kiza birakurikirana nkuko umugisha usabirwa na babandi nawo gukurikirana. Icyo usabwa ni ukwera, ni ukugerageza kugira aho uva naho ugira. Ngewe nagwa nk'urugero, nge nize megi, no mu kwiga megi mu kigo no kuri naratsindaga. Nakundaga imibare, nakundaga imibare cyane ku kigero cyaho naratsinze. Ndumva muri promotion yanjye mu kigo nta muntu wandushije muri mate, ariko ikikwereka ko nta umenye icyejo hahatse. Wowe ugerageza kugira discipline, wowe nicyo usabwa byonyine. Ibindi byo ntago wakiha kugenera ubuzima utisabiye, utazi naho busabirwa ahari. Naje kwisanga
narabaye umusizi waserukiye n'abasaza muri ati Rwanda buhanzi ngera grande finale nkaba umusizi kandi nkabikora nkabona ibintu biraza. Icyo nashaka kukubwira rero, iyo utagira ibikorwa byiza, abahanga baravuga ngo icyo wakora cyose kitarakugenewe nacyo kigukwepera kure gisanga abo cyagenewe, niyo bo ntacyo baba bakora ngo bagisanganire. Bikagaragaza ko ibintu biganaho bishaka atari ingufu cyangwa se ububasha bwacu. Rero icyo dusaba no kubitunganiriza inzira, gerageza wowe ukarabe. Tubonye ko icupa ikiye bizakugira umumaro, icyo ukeneye kiri munsi y'isabune, kiri munsi yaho ukarabi. Karaba we gusa, ibindi bizagusanga, bizakwishakira bikwihundagazeho nta kindi. Ariko iyo utabikoze utyo, nukuri ibi bidusabirwa n'abantu twabakoreye bizatugeraho. Arakoze cyane Josue, nukuri ndumva iki kiganiro cyose kibumbiye mu gukaraba. Iyo sabune nitutayifata ngo tuyikarabe, tuzasigara dutanga serivisi mbi kandi tuzasigara tudafasha abatugana kwisanzura kuri twebwe. Murakoze cyane inshuti bakunzi bahanye space, mbashishikariza gukora subscribe, mukore like, mukore share. Ikiruta byose muduhe comments, muduhe ibibazo n'ibyifuzo by'ibindi bintu mwifuza ko tubaganirizaho. Murakoze cyane, naho utaha. Urakoze Josue, ndabakunda cyane rwose cyane. Bye.